بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tukongeye gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala imana igena itagenerwa iyo ishobora idashobozwa igena uko ishaka ikagena icyo ishaka iyo itabazwa ibyikora uburyo iba yabikozemo ahubwo twe tukazabazwa uburyo twitwararitse mu byakoze wa Allah subhanahu wa ta'ala niwe dukesha ubuzima niwe dukesha imibereho ni nawe twambaza iteka ryose tunamusaba ko yaduhereza igihagararo muri iri dini akadushikamisha ibyiza yageneye abeza ku munsi w'ibihembo ibyo byiza ntakatubuze kuba twabigeraho ndetse n'ibigeragezo n'ibizazane n'amakuba yasezeranyije uwo ari wese uzacukubiri n'amabwiriza n'umurongo yamushyiriyeho wo ngo nanone turasaba Uwiteka yuko yaturinda kuboneka mu mbare wabo Allahumma amin. Yagasani Imana twereka ukuri nk'ukuri unadutiza imbaraga zikugana unatwereka ikinyoma nk'ikinyoma udutiza imbaraga zigihunga kuko ari wowe wenyine ushobora kandi ari nawe ushoboza Allahumma amin. Bagaragu b'Uwiteka twongeye ducumbukurira aho twari twacumbikiye ubushize nk'uko nari nabibasabye mbasaba yuko ku biganiro twacumbikiyeho ubushize twabishyiraho akitso uyu munsi ako kitso tukaza kuza kugaheraho kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Twari turimo tuganira inkuru ya Bani Israel ya bene Israel nk'uko twabivuze ubushize. Uwitwa Israel niwe Yaqub mwene Ibrahim mwene Azar. Uyu Yaqub numwe mu rubyaro rwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim yabyaye abana babiri, abo bana babiri ni Ismaila ndetse na Ishaq. Iyo urebye uruhererekane rero Ismaila akomokaho cyangwa se akomokwaho n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mu gihe urundi rubyaro n'izindi ntumwa zisigaye hagataho zose zaje zikomoka kuri Ishaqa alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Ubwo no kuvuga ngo rero Ishaqa nawe yaje kubyara, mu bana yabyaye habonetsemo umwana witwa nde Yaqub. Yaqub nawe aza kubyara haza kubonekamo umwana witwa Yusuf. Ni ukuvuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam barayibajije ngo nuwuhe mwiza mu bantu gusumbya abandi bose? Aranje aravuga ngo al-karimu ibnul karimu ibnul karimu ibnul karim, ngo numwiza wabyawe n'umwiza akabyarwa n'umwiza akabyarwa n'umwiza. Byumvikana ngo we ni mwiza, ise ni mwiza, sekuru ni mwiza na sekuruza ni mwiza. Urumva urwo ruherekane abayisilamu, urumva umuryango w'umugisha. Uwo ninde? Ni Yusuf alayhi salatu wassalam wabyawe n'umwiza ariwe Yaqub alayhi salatu wassalam, akabyarwa n'umwiza ariwe Ishaq alayhi salatu wassalam, agakomoka ku mwiza ariwe Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Aho rero niho twaganiriye bimwe mu buzima bwabo bwabaranze nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam itubwira iti hadithu an bani Israila wala haraj, ngo mujye muganira ku mibereho ku buzima bwaranze bene Isirayeli kuko ibyababayemo byari ibitangaza. Bagaragu b'Uwiteka, Qur'ani iducira ku mayange ikaduhereza inkuru nyinshi muri Qur'an ituganiriza ku buzima bwa bene Isirayeli, ndetse nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ikatugaragariza bimwe mu byababayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Si nibyo gusa bagaragu b'Uwiteka, ibitabo byose byagiye bimanuka nyuma y'igitabo, mbere y'igitabo cya Qur'an, byose byaje bigaragaza inkuru y'ubuzima n'imibereho ya bene Isirayeli. Benshi muri bo bagize uguhakana, bagira ukwanga, bagira ukuduta cyangwa se gushaka gushiramo ibitekerezo mu bibereho n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bamwe muri bo barorekwa. Muzi neza yuko bamwe muri bo Allah bagize qiradata wal khanazir, bamwe muri bo Allah bahinduye inkende, abandi bagira ingurube bitewe n'imyitwarire yabo ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabategeka ibingibi bo bakanga. Murazi neza igihe Allah subhanahu wa ta'ala yababuzaga kuroba ku Sabato, banyiza bakarengera bakirengagiza, banyiza bakabona yuko ari ikigerageza Imana yabahaye. Allah subhanahu wa ta'ala mu kubagerageza kuri wa munsi yababushijeho kuroberaho, niwo munsi babonaga amafi yirirwa hejuru mu kirere abyina ayizenguruka mu mazi. Nyamara wa munsi bari bemerewe kujya kuroba bakabura icyo kuroba.
icyo bakoze n'iki bagaragu b'Uwiteka isabato baye barabujijwe baje kuyizirura bayizirurana ubwenge no gushaka gusa nko kwereka Allah yuko noneho biza ndi mayeri. Icyo bakoze n'iki bajyaga bafata inshundura zabo barobeshaga bakaziraza mu mazi ku munsi wo kuwa gatanu kuwa gatandatu ntibakore ya mafi yirirwaga azenguruka hejuru akarobwa na za ndobane bakayarekera muri za ndobane maze ku cyumweru kubera ko ari umunsi wo gukora bakajya kuzamura za ndobane cyangwa bakajya kuzamura ya mafi. Kuwa gatandatu bakoze ntago bakoze mu buryo bumwe bw'umurimo wa gutya ntago bakoze ariko bitekerezo byabo bakoze. Cyo mvuga kiri kumvikana. Allah rero bashatse kugira ngo bamwereke yuko bamurusha ubwenge Allah bahindura inkende abandi bahindura ingurube kubwo kwigomeka ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aho twaganiraga rero niyo nkuru ya mbere iboneka muri Qur'an. Allah tuganiriza kuri Bani Israel atubwira ku nkuru yabayeho ya wa mwana w'umusore waje kwica se wabo agamije kumuzungura. Ubundi muri Islam umuntu wagize uruhare mu kwica umuzungura we umuntu wagize uruhare mu kwica uwagomba kuzungura ntago yemerewe kugira gute kumuzungura. Biri kumvikana mu Islam. Bwaba ari uburyo bwo kumwica mu buryo bwihuse bwaba ari uburyo bwo kumuroga bwaba ari uburyo bwo kumwica mu buryo busanzwe uburyo bwose yakoresha kugira ngo avutse ubuzima uwo nguwo akunda agire gute akunde abo zazungure wa mutungo uwo muri Islam ntago yemerewe kugira gute kuzungura. Biri kumvikana. Alqatil la yurith la yuwarrath la yurith uwishe ntakwiye kuzungura. Biri gusobanuka aho ngaho. Aho rero niho twaganiraga qissa ya mbere iboneka muri Qur'an yitwa Ashabul Baqara abantu b'inka cyangwa se inkuru Allah tuganiriza atubwira byabayeho kuri Bani Israel kuri wa muntu cyangwa se kuri ya nka twaganiriyeho ubushize. Wa musore amaze kwica se wabo rero icyo yakoze nta kindi yaje yiriza yikubitagura. Twabonyemo hikima yuko utagomba gushukwa n'amarira yurira kuko ashobora kurira ari we kibazo. Ibyo ngibyo twabiganiraho ku buryo burambuye ntago ndi buze kubisubiramo ku bushobozi bwo Uwiteka kuri uyu munsi. Icyabayeho rero ni kibagaragu b'Uwiteka. Uyu mugabo cyangwa se uyu mubyeyi amaze kwicwa wa mwana amaze kwiriza mu rwego rwo gutabaza agaragaza yuko yishwe n'abantu bo mu gace runaka ndetse arira agaragaza n'amarangamutima ye icyo yifuza nk'ingurane ku buzima bwa se wabo yarize avuga ngo adiya ndashaka ikiru maze baza kuvuga bati twe ntago twanze yuko twakwicana cyase twatangira gutongana none ahangaha wafina nabiyyun yursalu kandi dufite intumwa yoherejwe kuri twe wayuha ilayhi kandi nahabwa ubutumwa ahubwo tujye kurira Musa alayhi salatu wasalam tumubaze ibigendanye n'itegeko ashobora kuduhereza kuri uyu muntu wishwe kuko tutazi waba wagize gute wakoze icyo cyaha cyo kwica uyu mubyeyi. Nibwo babajije Musa alayhi salatu wasalam. Musa aranje yumva ikibazo kuntu kimeze ndetse naho yiciwe biza kugaragara yuko nk'umuntu byanze bikunze aho yiciwe ari nabo bagomba kuryozwa amaraso ye. Nibwo bavuze bati rero abamwishe ni mwebwe kandi cyo mukwiriye gutanga n'ikiro. Abamwe mu basaza barishobora bavuga bati naam adiya icyo kije mudusaba ko twatanga twitari kugitanga ariko ikibazo ni kimwe turanga yuko ubu bwoko bwazagenda buvuga aka gace kazahora kavuga ngo twabiciye umuntu mutugaragarize alqatil mutugaragarize uwishe maze tubahereze cyakiro. Nibwo bajyaga kwa Musa baramubwira bati Musa ud'u rabbak saba nyagasani wawe twereke ninde waba wishe iki waba wishe uyu mubyeyi. Nibwo Musa alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala yaje kumutegeka aramubwira ati idhbahu baqara babwire ngo mubage inka barajyana babwira Musa ajyana babwira ati inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah bategetse ko mugomba kubaga inka. Hamwe atako ya Musa twe turakubwira ngo umuntu yapfuye wanyuze tukatubwira ngo tubaga inka ese kubaga inka no gupfusha umuntu birahurira he no kumenya uwisha umuntu birahurira he. Urabona turinjije ku buryo tudatekereza. Anjabwiye ati qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin yabasubije ati ndikinga ko Uwiteka yuko ndenda kuboneka mu njiji zishobora kuba zahinyura ndetse zikanga gukira mu bikorwa itegeko ryo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nibwo rero baje kubona yuko byanze bikunze Musa ntago yavuga ibigendanye n'amarangamutima ye buri yari wahiye Allah yamuhaye imutegeka yuko agomba kuba yagira gute agomba kuba yabategeka kubaga ryatongo. Bafashe rero bicara batekereza batangira kujya inama. Buri iteka ryose iyo utangiye gufata umwanya ugutakaza
mu kwibaza mu ushyirwa mu bikorwa ry'itegeko Imana yaguhaye ni kurushaho kuvunika. Mwari mubizi nabyo? Iyo utangiye kuvuga ngo njye gusari ngo cyangwa maze nangize kano gafilime, wowe bwawe iyo utangiye gutekereza gutya birangira gusara ubikereje, cyangwa se shayitani kabona ahantu kwinjirira. Ibyo vuga biri kumvikana. Ukutinda mu gushyira mu bikorwa amategeko Imana iguhaye ni nako bikugiraho ingaruka zabo izavuba cyangwa izakera mu kubahiriza rya tegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo vuga biri gusobanuka. Musa alayhi salatu wassalam amaze kubabwira, baragiye baricara bajya inama. Tangira bavuga ati rero twategetswe kubaga inka. Bavuga ati ariko inka tubaga ni nk'imeze gute? Ntibatangiye? Allah se yababwiye kubaga inka? Yigeze babwira ubwoko bwayo? Icyitwa cyose ko kigendeje amaguru ane kikaba giteye muri ubu buryo, uko tuzi inka imeze cyagombaga kubagwa kikabiciru bikabirangiye. Batangiye ati no tubaga inka imeze ite? Inka y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iratubwira ngo muramenye bitatu biroreka. Qila wa qal. Cyambere mu bintu bikomeye byoreka Allah tubujije qila wa qala. Numvishe bavuga nanjye ndavuga. Amabwire wa Islam yoreka societe. Ibibazo dufite kuri uyu munsi, hari nubwo ushobora kuba ufite uwo mufitanye ikibazo kandi wowe nawe mutari mwicara ngo muganire, ari amagambo gusa bateranyije. Kanaga gahuru turi nkura kaza kaguhereza, nawe ugafata ukagenda ugatanga. Inka y'Imana inyura ku kabure ebyiri avuga ngo innahuma la yu'adhaban. Aba babiri baryamyemo hano barimo barahanwa muri aka kanya. Wa ma yu'adhaban fi kabirin. Ntabwo bari guhanirwa byahamye mukeka ko ari bikuru. Wa innaha la kabir. Ariko birahamba imbere y'Uwiteka. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Uwa mbere muri aba ngaba icyazizwa no kugenda bunza amagambo. Hari abafashe inshingano zo kuba abanyamakuru batazishyurwa. Umuntu akaba akazi kara ko guteranya gusa. Kanaka abanye na runaka ngiye gushakisha uburyo bwose mbateranya, agakoresha imbaraga afite n'isa adafite akazitira paka guteranyije n'akanaka bikaba ari byo byishimo bye. Yakubona ukivugana nawe agashakisha ubundi buryo akabona ko yatsinzwe ku nshuro ya mbere, agashakisha indi mpamvu ituma atongera gutsindwa ku nshuro ya kabiri, akanaguhereza ibimenyetso simusiga bituma ko kuhamya yuko ibyo bakubwira ko ari ukuri. Ibyo birahari muri society. Icya kabiri n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wasallam Allah yatubujije cyangwa se yanga mu byo dukora ni kathratu su'al. Kubazabaza cyane buri kantu kose akariko kose ukabaza ibiri ngombwa n'ibitari ngombwa ukajya kubaririza. Hari kubaza ugamije kumenya, hari no kubaza ugamije gupinga. Kubaza ugamije kumenya biremewe. Lisanun sa'ul. Abasahaba bari bafite ururimi rwo kubaza bagamije kumenya. Ariko rimwe na rimwe twe tubaza dushaka udusubiza bigendanye n'amarangamutima yacu. Hari umushehe wambwiye no yakubwiye ushaka iki ko ngiye nkurongeraho. Ibyo yakubwira bipinze ibyanjye nibyo uza kwemera. Niki gihamya yuko ibyanjye bitandukana n'ibyo. Ariko kugira ngo ukunde ubone inyoroshyo mu mitekerereze yawe, mu mikorere yawe, mu mibereho yawe, mu mikoranire yawe, ugashaka wa wundi ukugurisha ku marangamutima yawe. Cyangwa se ugashakisha uburyo bwose ushaka kugira ngo ukunde ugere kuri rwa rwego bagusubiza ukabona aho uhera. Hari igihe munabaza mushaka gushira abantu ku munzani. Ntibijya bibaho. Ukaza ukavuga ati reka turebe niba dusubiza nk'uko kanaka yadusubije. Yakwibaze gufata umwarimu wawe ugashaka umushaka umunzani. Ala kulli hal, Bani Israel batangiye kubaza Musa bamubwira ati tubwire inka ushaka ko tubaga n'inka iteye ite. Ud'u rabbak. Dusabire kuri nyagasani wawe, bwira Imana yawe, urene ikinyabupfura gikeya. Iyi Imana yabaye Imana ya Musa mu cyimbo cyo kuba Imana yabo. Ntibigeze babwira Musa bati dusabire ku Mana yacu, ahubwo dusabire ku Mana yawe. Ud'u rabbak. Dusabire ku Mana yawe yubayyin lana, itubwire, idusobanurire mu buryo bwimbitse mahi niye nka yifuza ko twabaga. Wa Islam Allah mu Qur'an atubwira ati wala tasalu an ashya'an in tubida lakum tasu'kum. Ngo muramenye ntimukabaze bimwe mu bibazo mushobora gusubizwa bikaba byabagiraho ingaruka. Nuvuga ngo niba Allah yababwiye ngo jya kunshakira umuntu ntuma, ni urugero nshaka gutanga. Nshakira umuntu hariya mu musigiti nshobora kuba natuma. Ugatangira ukamenya ngo nose ngo nshake umeze ute, umubyeyi ufite umwana umutoya. Ubwo ni nkubwira ngo umubyeyi urazanga usange mu bantu 1000 wari ufite usigaranye mu magana ngahe.
tuvuge niba turi igihumbi nkana kubiye ngo nzanira umuntu gatumbaza ngo inzobe ngo igikara hakubya ngo inzobe niba ufite abantu igihumbi gusiganye bangahe inzobe zirimo hano nizinga nubundi biracyagucanga kubera ko ufite umubare mwinshi iyo biza kuba ari inzobe imwe gusiri mu musigiti wari gwitwizana ukayijyana komeze ariko niba habonetse inzobe 3 mu bantu igihumbi urumva usiganye abantu bangahe 7 bajya babwira Allah ati ya Allah tubwire malawnuha tubagiri hebara Allah se babwiye ko baginka niba bari bafite nk'igihumbi ari ishyo ry'inka riri hariya nk'igihumbi bagomba gufata inka imwe hagasigara 999 bakabaga yanka ikibazo kikaba kirarangiye banje babaza Allah ati tubwire malawnuha nirihe bara wifuza ko tubaga Allah nje babwiye ati mujye gureba inka y'ikijuje iteye gutya na gutya na gutya na gutya ubwo niba bafite inka 900 zose ni ikijuje hari gaju hari ubwo baragiye bafata za nka bareba basanga bafite nk'inka 30 mu nka bategetswe kugira gute basanga nizo zijuje ya kondisiyo ya mbere tayambye ati ya Musa inka twazibonye ariko tubaga inka y'ubuhe bwoko iteye ite Allah abwira ati naam mugende mubage inka itari nkuru cyane kandi atarakanyana gato inkiri hagati aho ngaho ubwo nuvuga ngo niba basiganye za nka 5 muri za nka igihumbi nizo zayizuje kondisiyo ya mbere bagiye kuri kondisiyo ya kabiri yo gushaka ubwoko bw'inka bagomba kubaga baragenda basanga koko hari imwe ishobora kubiri hagati aho ngaho basanga ari nk'ebyiri mu nk'igihumbi gwasiganye zingahe bambwiye atari ko indal baqara tashabaha alaina ati zinka zakomeje kuducanga yewe Musa tubwire nyagasani wawe tugaragarize mu buryo bwimbitse inka yifuza nyayo ni nk'imezite wallahi uko wibaza byinshi niko Allah kuremereza mugabo araje akubwira ati mada akira uze guhaha saa 6 buri yafashe ukagenda ugahaha ibyo wahaha byose ukabizana ukabiteka hari ikibazo si yakubwiye guhaha none se urabona nose tuze guteka inyama ati uteka inyama none se nibishyimbo yego usheho nibishyimbo bikaranzwe kafa none se ubwo umuceri twaza gushama amavuta yego ushema amavuta harya ubwo sikuri kwiremereza siko birushaho kujyana bikuvuna ubwo mukanya no kumubwira ngo nananiwe wananiwe ko ninde winanije uko urushijeho kwibaza byinshi no kubaza byinshi uko urushaho kubaza byinshi niko kujya kubishyira mu bikorwa birushaho kugira gute kukuvuna iyo ugenda ugateka wa muceri wawe ugateka bya bishyimbo ukamwaruka muzanira yari ko birya ariko kwa kuntu uvuga ngo ngo se ngo nateka ibiryo ngo bitarimo ngo agafiriti gashireho tu nako kongereho ubwo amafaranga yari wowe uza kuyatanga niba ari yaguhaye 2 akubwira ngo wiyeranje wowe gashaka kurushaho kunoza naam niko bigenda urajya usanga uratashe kumubwira ngo nafashe ngideni ngo ry'amakara ngo nongeraho ngo n'amavuta ngo nongeraho ngo n'ibirayi nagiye gufata kwa runaka no sinaguhaye ngasi naguhaye amafaranga kwiye ati nabonaga ariko bidashobora kuba byavamo byose icyatumye bitavamo ni ikihe ni kwa kwiremereza no gushaka kuremererwa n'ibyo ukora iyakum wattama mujye mwirinda kurarikira abayisilamu fa innal faqra hadir kurarikira bitera ubukene niba hari uburwayi bubi abayisilamu barwaye kugeza uyu munsi wa none ahangaha ni uburwayi bw'irari kullama ishtahayta ishtarayt ukugiza ko utekereza mu mitekerereze yawe tujya kugura kandi kugura cyakindi winji ugwaguze rimwe na rimwe ntabwo kikwinjiriza hari igitenge cyambaye kabiri kiyongera agaciro cyakigabanya agaciro hari nubwo cyambara uyu munsi ariko ejo ntutinyuke kucyambara kubera ko ejo bakubonye wacyambaye kagenda ukabika hariya muri stock wazajya kujya kucyambara ugasanga kitakigezweho kandi bikagusaba kuzagura ikindi gerageza ushyire ku munzani y'ibyo ukora kubera ko aribyo bizagufasha twihuse rero bagaragu b'Uwiteka Bani Israel bakomeje gusaba Allah subhanahu wa ta'ala batubwira ati tubwire innal baqara tashabaha alaina ngo mu byukuri inka zaducanze ibara twaribonye ndetse najya kuwa gushaka indirimo hagati nayo twayibonye ariko turacyabona nyinshi twayobewe ngo nihe imwe muzo twafata kugira ngo bibashe kuba byakona Allah agiye kubabwira ko nshura gatatu arabwira ati noneho mushake inka icyambere atari ya nka muhingisha ikaba yaravunwe no guhinga icya kabiri mushake inka musallamatan idafite inenge nimwe abariyo muzamubage yujuje za kondisiyo za mbere ikiyongeraho n'izi kondisiyo za kabiri bagiye kureba muri ryashyo ry'inka baye bafite basanga nta n'inka nimwe yujuje iyo kondisiyo kandi itegeko bagomba kubaga iki
ubwo biri buze kugenda bite? Baje kureba barakusanya ati iyo nka mwamufite yujuje ibi ngibi, basanga nta numwe yifite iyo nka yujuje ibyo ngibyo bavuze. Gateye tugomba kujya kwishakisha. Batangiye kugenda bazenguruka ahantu hose bakeka ko kwa fulani hari inka, bakajya kureba bagasanga iyo nka ntago yujuje ibyayo, banje bakajya kureba kwa fulani bagasanga nayo nuko ngoko, banje bajya kureba kwa runaka basanga reka shwida, barazenguruka icyaro cyose barakima. Aho mbashiza akadomo turi buze kuhagaruka mu kanya. Hari umwana ise yari yaritabye Imana. Uyu mwana yari imfubyi, ariko mbere yuko aba imfubyi hari neza yari yaragiriye se mu buryo bukomeye. Yari afite umubyeyi we, ariko ajya gucuruza. Umwana akajya gucuruza mu cyimbo cya se. Muri kwa kujya gucuruza yari afite amabuye y'agaciro. Isagira harananirwa araryama aho ngaho bagiye gucuruza. Umwana asigara we uri maso ufashe ya mabuye y'agaciro yari arimo aragurisha. Haza umuntu arambwira ati ese ayo mabuye y'agaciro nyaguhere ku 60,000. Umwana arambwira ati hatta astashiru abi, cyese mbanje kugisha inama data. Arambwira ati papa wazeze nguwo istayqidhu mubyutse tumubwire. Arambwira ati la astati an astayqidha abi ma dama abi na'iman, sinshobora kubyutsa data ngo abyuke kandi data kiryamye kugeza igihe we ubwo ari buze kwibyukiriza nkabona kumubwira. Ariko wa mwana we papa wakumubwira ko yaje gucuruza n'ubundi atashe kuryama, ati la sinshobora kubuza papa amahoro ngo mubyutse kubera ibicuruzwa, ahubwo wenda hari Allah yaza kumpereza undi utari wowe. Ambwira ati wa mwana we ijya mabuye y'agaciro ngo menya tware ndayaguhera ku 90,000 ngaho mubyutse. Ati reka shwida sinshobora. Bagenda bazamura kugeza ubwo bageze ku 1,000 ya mabuye y'agaciro. Umwana avuga ati nta cyanguranira data ku buryo nshobora gukura data mu bitotsi kugira ngo kunde curuze. Umwana yubashye se kugeza kuri uru rwego, kugeza ubwo se yaje kubyuka. Amaze kubyuka ahabwa inka nk'igihembo. Umwana ahabwa inka nk'igihembo, inka se yari afite, maze isaza kuza kwitaba Imana. Umwana abaho ngaho yiragirira yanga. Wa Islam, niba hari icyo Allah ashobora kukwishyura bidatinze ni birrul walidain, no kugirira neza ababyeyi. Niba hari icyo Allah ashobora kukwihutishiriza mu bihano hano ku isi bidatinze ni uququl walidain, no gusuzugura ababyeyi. Wallahi ntabwo igihe gishobora kurenga, ntabwo izuba rishobora kurenga ngo irindi ribashe kurasa Allah tabashe kukwitura neza cyangwa inabi wagiriye umubyeyi wawe mbere y'uko upfa. Ubwo bigeze nyuma yo gupfa byo bari ibindi. Allah mu Qur'an atubwira ati wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mu suratul Isra aya 23 Allah atubwira ngo nyagasani wawe yaciye iteka yuko nta kintu kigomba kugaragirwa uretse we, wa bil walidaini ihsana, kandi utegetswe kugirira neza ababyeyi. Murabyibuka ubushize ubwo twaganire kuri ba bagabo batatu bari bari mu buvumo. Murabyibuka ba bagabo batatu bari mu buvumo, ikibuye kikaza kikajya kuri wa muryango w'ubuvumo. Umwe muri bicyamukuyemo ni neza yagiriye iki? Ababyeyi. Twebwe abacu bari mu byaro, abacu tubana nabo, nta nuheruka kubahereza isalamu. Uracyabukira kubera ko nawe wabyaye, ukumva ko abawe bagomba kukwitura neza, wowe utigeze witura ababyeyi bawe. Kama yatadinu tudan, akebo nigeramo. Ya numa y'u Rwanda yabwiye Burundi ngo iki? Guha ibyo utatanze ntuzatekereze ko uzigera ubibona. Niba umubyeyi wawe utaramwitayeho ngo umumenyere buri kimwe cyose akeneye ko ushoboye, wallahi billahi ntubitekereze ko abana bawe bazakwitura neza utigeze utigirira umubyeyi wawe. Faqidu shay'in la yuti, udafite ntatanga, udafite ntagira gute. Iyo neza wananiwe guheza ababyeyi bawe, witekereza ko umwana wawe uzayimutoza ngo azayikugiriremo neza, ntabwo bizakunda, ntabwo bizashoboka. Iyo nkuru twayiganiraho ubushize, ntabwo nze kuyigaruka kuri uyu munsi. Uyu mwana yanka Allah yamushumbushije ndetse akayihabwa nk'umurage yarasigiwe na se umubyara. Nyuma yuko se yitaba Imana agasigara ari imfubyi, yakomeje kwita kuri nyina umubyara abagaragu b'Uwiteka. Maze Bani Israel turacumbukuye hano twari twacumbikiye, bakomeje kugenda bashakisha inka, barebaguza hirya hino. Aho bumvishije hari inka bakiruka nka bajya kureba, bagasanga yujuje 5, ariko icya gatandatu ntago cyuzuye. Bakanga ya nka bakajya gushakisha, kugeza ubwo baje kugera bagera kuri wa mwana wari warumviye se, banje
baramugera bamubwira ati yewe wa mwana we turebe inka yawe batubwiye ufite nibwo yagera yibereka babwira ati dore iyi inka yanjye data yansigiye nk'umurage ni wo musaruro cyangwa se niryo zungura ryanjye nabashe kuba nabona kuri data umbyara. Amaze kuvuga aya magambo barebye bya bintu byose Allah subhanahu wa ta'ala yategetse, reba wallahi neza, reba Allah uburyo yitura umuntu wagize neza. Niyo mpamvu izra khairan walau kana fi ghairi mawdi'ihin, jya uhinga ibyiza kandi ubwo wabihinga hadahingwa. Hari igihe cyazagera ugashaka gusarura ugasarura hahandi wabashe guhinga. Uyu mwana yagize neza atitaye ku neza ashobora kuzagirirwa n'iminsi, ariko Allah ntago ashobora kuba yamwibagirwa. Makana rabbuka nasiya, ntago nyagasani wawe ashobora kwibagirwa ineza yawe. Wallahi Allah ntashobora kwibagirwa ineza wagize uko yabingana uko ariko kose. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, uzakora icyiza kabone ubwo cyaba kingana n'akantu gato cyane azakishyurwa kandi azakibona. Gira neza wigendere neza uzayisanga he? Uzayisanga imbere. Nutanabona ineza y'ibyo ukora, menya ngo urubyaro rwawe rushobora kuzagirirwa ineza n'ibyo wakoze. Wivunika wikwita ku bantu, ibiremwa wibikorera, korera nyagasani wawe, we niwe wenyine udahemuka. Umurere ikiremwa uyu munsi ugikorera imyaka 99 ukigirira neza, ku mwaka umwe gusa waramuka uhindukiye ukabasha kugwa mu kosa rimwe rigahanagura ya myaka yawe yose. Ariko Allah suko nguko ameze, Allah suko nguko ameze. Umuntu wamugirira neza ukamufasha ukamwitaho, ejo yaza ukamubwira uti muvandimwe uyu munsi ntago binkundiye ko ngufasha, ati n'ubundi ntacyo wamariye. Ni gutyo umuntu ameze. Korera nyagasani wawe wenyine niwe utibagirwa ineza y'umuntu. Uyu mwana niwe wenyine wari ufite ya nka yujuje bya bimenyetso byose na za kondisiyo zose Allah subhanahu wa ta'ala yasabye ko zigomba kuzuzwa kugira ngo ryatunga babashe kuba bari bagaragu bo witeka. Baje ku mwana we baramubwira ati wowe wa mwana we turagira ngo tuguranira, turagira ngo iyi nka yawe ufite tukuguranire tuguhereze indi nka yari kuduhereza iyi ngiyi. Nubwo ati la, sinshobora kubahereza inka yanjye ngo muyigurane, ntago bibaho. Inka ni yanjye kandi mfite uburenganzira ku mutungo wanjye. Bahuna umwana akomeje kwanga, bamubwira ati noneho albaqara bi baqaratayn, iyi nka imwe tuzajya turakugurana tuguhereza inka ebyiri. Mwana ambwira ati shwida, ntago nshobora kubahereza inka yanjye ku nka ebyiri, turaguhereza inka imwe ku nka eshatu. Ati sinshobora kuba nabahereza inka yanjye ku nka eshatu. Baragenda bajya kwa Musa, bamubwira ati Musa, hano hari umwana tubereye ibamba, inka twayibonye, ariko nubwo twayibonye bwose umwana yanze kuyiduhereza, tubigenze dute, tubikoreho iki? Nibwo Musa yegereye wa mwana aramubwira ati wa musore we, bite byawe ko wanze gutanga inka? Kandi aramubwira ati ana ahqqu bimali, ninjye ufite uburenganzira bw'ibanze ku mutungo wanjye, ni nanjye uza agaciro k'iki k'inka yanjye. Bagira aho baramubwira ati rero wa mwana no tubigenze dute? Ati kugeza igihe nishimira inyishyu n'ingurane muza kumpereza. Mwana batangiye bamubwira ati noneho inka 10 ku nka yawe imwe. Yatishwe danjye sinshobora. Uko wiremereje niko Allah kuremereza. Wallahi uko uwiremereza niko Allah agira gute? Ati turaguhereza, ibaze inka imwe tuguhereze inka zingahe? 10. Arabwira ati shwida, sinshobora kubahereza inka yanjye ku nka 10. Ku mwana burari gutekereza gute, burari kubyumva ati ariko kuko azi urwego bayifuzamo yanka, nawe niyo mpamvu yarushijeho kuzamura ibiciro. Mwana anje ababwira ati rega inka yanjye ntago yavunjwamo iki izindi nka. Abwira ati noneho turaguhereza amagarama runaka ya zahabu uduhereza inka. Abwira ati shwida. Waislam bakomeje kugenda bumvikana bananiranwa kugeza ubwo byageze ku rwego bavuga ngo umwana abwira abana abwira ati kugira ngo mbahe inka yanjye nuko muyibaga, mwamara kuyibaga uruhu ruyivamo mukarwuzuza zahabu. Sinzi ibyo mvuga nabyo merumvikana. Rwa ruhu rwose nimumara kurukuraho mu rurambure, kwa kundi babamba rwa ruhu nimurangiza mu rwuzuze zahabu. Nicyo giciro cy'inka yanjye. Baje kwisanga bisanga nta bundi buryo bafite usibye bwo kubahiriza itegeko ry'umwana ndetse n'itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bafata ya nka barayibaga, bafata rwa ruhu barwuzuza zahabu, umwana bamuhereza ya zahabu, umwana arigendera. Maze Allah abwira ati faqulna duribuhu ba'daha bi ba'd. Allah abwira ati ngaho mufate igufa rya ya nka, nimurangiza mufate wa murambo
Islam akabazo wabazaga nakaye sanga kumenya ngo wishe ninde urabona igiciro bibatwaye urabona igihe bibatwaye Allah nagutegeka uzashyire mu bikorwa Allah nagutegeka uzashyire he kuko Allah akunda abantu bubahiriza gahunda ze mu gihe cyabo isala Allah tubwira ati inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Allah tegetse yuko isala ikorerwa mu gihe iyo utinze uzarebe kuntu bikuvuna urabona iyo winjira isala mu yindi ukuntu imvune uhura nazo mujya muzumva uvunwe n'iki no kutubahiriza igihe uvunwe n'iki no kutinda mu kushyira mu bikorwa itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala gerageza ibyo Allah gutegetse wihutire kubishyira mu bikorwa bizakorohera naho ukutinda ni kuremererwa ni kuvunika ariko niwiyemeza guca bugufi ukihutira gushyira mu bikorwa by'Imana gusaba ubuzima bwawe uzoroherwa ndetse n'ibyo wifuza byose Allah azabikugezaho mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwiza na Allah arababwira ati rero mufate igufa ry'inka nimurangiza muri kubite kuri wa muntu ari buze kuzuka abwire uwamwisha faqulna duribuhu ba'daha biba'd ngo twarababwiye tuti ngaho mufate igufa ry'inka muri kubite kuri wa muntu arazuka niko babigenjeje bafashe yanka bafata irya gufa baragenda bajya kuri wa murambo bawukozaho cyangwa se bakubita kuri wa murambo uhita ukangukira hejuru banje bavuga ngo alladhi qatalani ibni ammi ati uwanyishe nta wundi ntimujye gushakira hirya no hino uwanyishe n'uyu mwana wanjye yanyishe kugira ngo arongore umukobwa wanjye ananyisha kugira ngo azungure umutungo wanjye ibyo byonyine nibyo yampoye hashize akanya wa murambo rongera urapfa bagaraguba Uwiteka ubwo icyagomba kuba cyakorwa uwishi yagombaga kugira gute kwicwa bafashe wa mwana nawe baramwica hari inyungu nyinshi dukomora muri iyi nkuru gusa bani Israel byari bihagije kuri bo yuko bemera ibitangaza by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ariko Allah atubwira ati thumma qasat qulubuhum ntago byagarukiye aho ngaho imitima yabo yakomeje kuba nk'ibuye hamwe n'ibyo babonye Allah beretse hamwe n'ibyo bitangaza Allah beretse byo kuvugisha umurambo hamwe n'ibitangaza Allah beretse byo gufata inka ikagira isano rihuza inka n'umuntu wallahi bakomeje gutsimbarara no kwanga fahiya kal hijara bafite imitima imeze nk'ibibuye ariko Allah anje avuga tafazari amabuye wa inna min al-hijara kuko no mu mabuye hari amabuye aturika amazi akabasha kuyatambukamo nta numuzi imigezi yani ifufuka munuza mu mabuye mwenge nimujya mubibona nahandi hatandukanye ukajya kubona ukabona ibuye riri guturukamo amazi ntimujya mubibona ariko hari abantu badashobora kuba banagirira rimwe kubera Allah subhanahu wa ta'ala hari n'amabuye bagaragubu Uwiteka aturumbuka hejuru akikubita hasi Allah mu Qur'an amaze kumanura aya ivuga ngo atubwira abarinzi ba Jahannam ko Jahannama irinzwe ghiladhun shidad irinzwe n'abamarayika b'inkazi la ya'suna Allah ma amarahum badasuzugura Allah ibyo abategeka Allah yaje kutubwira nanone mu yindi aya iboneka muri suratul Baqara atubwira ngo munatinye umuriro kuko azabo inkwi zawo niki n'abantu niki n'amabuye amabuye yatangiye kurira bagaragu b'Uwiteka aregera intumwa y'Imana ati ya Rasulullah yewe ntumwa ya Allah bimeze bite twakwitwararika dute ko tubona natwe tukwagizwe inkwi zahehe zo muri Jahannam bagaragu b'Uwiteka mu gusoza cyese kugana ku musozo nahanjye nahaho gutekereza uburyo tugomba kwihutira gushyira mu bikorwa amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uko dushoboye kandi tukabikora nkuko Allah agize gute yabidutegetse tutagiye mu kwibaza byinshi no gutinda gutekereza mu gushyira mu bikorwa ibyo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala adusaba cyangwa se yadutegetse ikindi cya kabiri twiga muri iyi nkuru nuko ibitangaza bya Allah bikiriho ibitangaza bya Allah bigeze gute biracyariho dushingiye kuba ibyo yaratugaragaje muri bani Israel mu kutwereka yuko umuislamu yarakwiriye kwitwararika ku mabwiriza n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse no kugerageza kwihutira gushyira mu bikorwa amategeko